Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kuzora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera kugiye ko ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cya nyacyo. Iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Nese cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kishatse kuvuga iki? Ese ninde uratambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa nabaza bagusanga? Turebeye mwa bino birango tugendera iburyo. Umuntu uri iburyo ari mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Abari mu mutuku baba babujijwe, abari mu mweru baba bemerewe. Ubwo bivuze ko ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Hari abantu bakunda kwitiranya ino B n'ino C, bakavuga C, B na C bitandukaniye. Hari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya nibyo bitambuka mbere. Muri make abaza bagusanga nibo batambuka mbere. Mu gihe kuri C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ari wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ndakeka kutazongera kubyitiranya. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Biriya bimenyetso bimurika ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje. Aho biba biri kumurika biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Bishyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko hano mwayino mihanda ya Kigali mubona ko hari igihe babishyira ibumoso cyangwa mukabona bimanitse hejuru. Ni ukubera iki biba bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Byakagombye kuba biri iburyo, ariko bishyirwa ibumoso cyangwa bakabimanika hejuru y'umuhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Si ibi bimenyetso gusa bimurika, ahubwo n'ibyapa ndetse n'ibimenyetso byo hasi mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragarira neza abari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka. Umbwira ubwoko bwa kode ukeneye nyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa amategeko y'umuhanda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe mu gihe gito ujye gukora ukore rimwe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Nuvuga ngo hari imodoka iri gukura romoroki, cya kigozi kiba kirimo hagati iyo kirenze metero 3 z'uburebure kiri gukurura romoroki
rupapuro rw'inyuma kiba kigomba kugira ukuntu kigaragazwa iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ari nijoro. Kiba kigomba kugaragazwa gute rero? A, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizikanyije kimuritswe. C, ikavuga ngo iki? C, ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ndakeka ko waramustamo B. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Urabona imodoka zagonganye gutya ntihaburamo inkomere. Kwageza uri uwa mbere, ese ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, gusohora inkomere mu kinyabiziga. B, kubaha icyo kunywa. C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ugeze ahabereye impanuka bwa mbere, umenyesha impanuka ugahamagara abapolisi, bahamagara rimwe kabiri, no guhamagara ubutabazi ugahamagara imbangukiragutabara. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso warushaho kwitonda. Ese iyo kimenyesho gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Hano bari kutubwira ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane, uri kugenda mu nzira nyabagendwa wenda ugeze ahantu hari igice cy'umuhanda cyaguteza ibyago habi cyane, bashyiraho ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rikubwira ngo tambuka aho hantu urushijeho kwitonda. Ariko icyo kimenyetso bashyizeho uretse kukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda, nta kintu gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramustamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko hari igihe ugiye mu kizame ukabona bakubajije neza ikibazo kimeze gutya, ariko ukabona bashyizemo ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, aba ari cyo uhitamo. Hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Idafite, ifite, nako kantu bahinduramo gusa, ubundi igisubizo kigahita gihinduka. Ndakeka ko waramustamo D. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, abana. B, inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino cy'abana. D, ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A,
abana. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kugera ku gice cy'inzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ujye umenya ko bari kuvuga umuhanda. Gikunda kwambukiranwamo n'abana ku buryo budasanzwe, muzakibona akenshi hafi y'ibigo by'abana biriya biba birimo inshuke. Ndakeka ko waramusamo a, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro, ukibwa ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndakeka ko waramusamo a, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo imizigo yikorera n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo bisiga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibishobora kurenza ibihe bipimo: A santimetero 20, B santimetero 30, C santimetero 50, D santimetero 60. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni C santimetero 50. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe: A ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C nyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni A ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho haba agomba gushyirwa itara ndanganyuma. Rira ukoresha uri kwereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko yanyura naho rira bakoresha riba rigomba gushyirwa ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikiye y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Bishatse kuvuga iki? Bitandukanye n'ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ubundi icyapa kiburira iyo kibonye wenda kiri kuvugira ngo umuyaga w'intambike, ntabwo kiba gishinze aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Niba kiri kuvugira ngo amabuye hanuka, ntabwo kiba gishinze aho hantu hari ayo mabuye hanuka. Ahubwo uzakibona mbere uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Rero nibyo bari kubaza hano. Bigomba gushyirwa mu ntera ngo ingana iki hano habyerekana ni hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Nubona icyapa kiri kuvuga ngo akazamugwa hanamye cyangwa agazamuka gashinze cyane, uzabanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri ako kazamuko. Niba ari kuvuga ngo utubuye dutaruka mu muhanda, uzamanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri utwo tubuye dutaruka mu muhanda. Nicyo bishatse kuvuga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ariko ibyapa bibuza n'ibitegeka uhita utangira kubikurikiza ukimara kubihitaho. Byo bitandukanye rero nibi ngibi biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode tubwira kare ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Twandikire rero cyangwa duhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa kivuga gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A ifungana ry'umuhanda iburyo, B ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, C akayira gato, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cyukuri nta kindi ni B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere urawufungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda uri kubona ko ni urw'ibumoso. Rero babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Yari uruhande rw'iburyo babyita ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Impande zombi zagira uruhare mu ifungana ry'umuhanda bakabyita ngo ifungana ry'umuhanda, nta kindi kintu barengejeho. Nibyo bibazo bitatu babazaho, nuramuka bikubajije uzahita ubikora kubera ko mbabigusobanuriye hakiri kare. Ubonye ukeneye kubona video y'ibyapa byo ku mihanda, ushobora kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp. Nimero zanjye mba nazibahaye nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi babibona ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe. Ababona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B ibumoso babona iby'ibara ryera. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije, ibumoso agomba kubona iby'ibara ryera. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Urumuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona icyapa kigaragaza ishuri, wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ugabanya umuvuduko ugakomeza witonze kugira ngo ubwo umunyeshuri araba agiye nko mu muhanda ube wahagarara ku buryo bworoshye utamuteje ibyago. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu. Niba ikinyabiziga gitwara abantu 5 hari ahantu biba byanditse, niba gitwara abantu 18 hari ahantu biba byanditse. Biba byanditswe he? A. Icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. B. Inyemezabwishyu y'umusoro. C. Ubwishingizi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Kubwishingizi. Umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe ku bwishingizi. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? A. Mu masangano. B. Mu bimenyetso bimurika. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano no mu bimenyetso bimurika. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? No kubera ko bavuze ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu masangano. Ukabikurikiza gusa ahantu hahuriye imihanda, ahandi wajya urabibona ukajya urabyirengagiza. Oya, mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza, ariko wabibona ahandi hantu ukajya urabyirengagiza. Oya, ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu masangano, bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose.
rero hano niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwicika kubera ko ariko zakozwe ni nuwe muvuduko. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni C kilometero 25 mu isaha. Ese waramusamo se? Ese waramuskandika ku gapapuro? Tarabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Noneho ukibuka ko ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ari kilometero 60 mu isaha, ku mavatiri y'ifasi ari kilometero 75 mu isaha. Ndakeka ko nibaramuka bakojeje kimwe muri ibyo urahita ugikora kubera ko mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Biba bigomba kugaragazwa ku buhe buryo bitagishoboka kubona neza muri metero 200? Wenda se ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A inyuma ni amatara abiri atukura. B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishire cyangwa ry'umuhondo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nuwa ngo inyuma na amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikiyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Wari wahisemo A ibari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ibari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo se vuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya muto no munini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A guhagararwamo umwanya muto gusa na B guhagararwamo umwanya muto no munini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba iso cy'ukuri cyanya cyo ni ikihe? Hano bavuze ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda. Icyo gice bari kuvuga parking, hari imodoka ziparika. Hariya rero imodoka ziba zahaparika umwanya muto n'umunini. Yakagombye kuba ino B, nuko barengejeho ngo ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Ariko nujya mu kizamuka abana bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto no munini bakarekeraho. Nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramaze mode, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Tarabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana iki cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho hagana mu nzira ifunganye. Tegereze neza bino byapa dufite bine uhitemo kimwe cy'ukuri. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara ariyo
umweru n'umutuku. Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Tegereze neza n'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa B6, B icyapa A19, C icyapa B3, D icyapa A22A. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kiba kigaragaza ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana. Ni wowe uratambuka mbere y'abari guturuka aho we uri kugana imbere. Nubundi uratambuka mbere y'abari kuza bagusanga. Uri kubona ko uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tuyamoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Genda uyirebe, none utari kubibona nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye 07893516 urebe iyo video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda nyiguhe. Ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa mu buryo bw'amagambo, ni ingenzi kureba iriya video nagukoreye. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B mu muhanda aho ugabanyije muri sate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isoki y'ukuri na B ikaba ari isoki y'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko. No mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Uri kureba umuhanda, iriya mirongo iri iruhande iyo icagaguye akenshi uba wemerewe kuba wahaparika cyangwa wemerewe kuba wayirenga. Muzabirebe iyo uri kugenda mu muhanda, iriya mirongo ibiri ku nkombe igaragaza ahantu umuhanda ugarukiye, iyo icagaguye akenshi wayirenga ukajya guparika umwanya muto cyangwa munini. Ariko idacagaguye uba ubujijwe kuhaparika. Muzabirebe n'uyu munsi nugenda mu muhanda ubirebe. Iriya mirongo y'iruhande yicagaguye uba wahaparika cyangwa ukahaparika umwanya munini cyangwa muto. Ariko idacagaguye ubujijwe kuhaparika umwanya munini n'umwanya muto. Rero niyo mpamvu duhisemo ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, no mu muhanda ugamije ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikane kwa papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kujye, ko ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bizamini biba byabajijwe. Ikizami cyose gikozwe na handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College. Na biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Ujya mu kizame waba wararebye biriya bibazo nkunda gupostinga ukabona byose byaje mu kizame cyawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ukeneye kode aho waba urose mu gihugu, bwira ubwako bwa kode ukeneye. Ese ushaka kode yo kurushya rwa burundu kuri kategori cyangwa ushaka kode yo kurushya rw'agateganyo kuri provisoire? Utubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka,
tugufatire kode mu gihe kitarenze iminota 2 umaze kubona kode kuri telefoni yawe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda gusa twigane mu shuri, turakwigisha mu gihe gito kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga turi kumwe nabwo turahura tukakwigisha. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe mudasobwa mu gihe gito ubu yimenye, kugira ngo nugerwaho ntibizakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.